ndani ndamugana se umwana mukuru yaje hano kangaye kukureba akagusangana na ngwino ndebe mwikingiranye hano mu nzu ukamukingirana gakomanga ntukingure yaje hano kangaye niba umwana mukuru wa Dani Nanone yarazaga akamusangana na ngwino ibyo byanyu by'abanyamakuru simbikunda reka je nivugire ibyo ni ibyanyu byo gushaka gutangarira ikintu ibyo ntago bitangaje habaye nibirenze ibyo ariko kuko atari ubwa mbere mugeraho akamfatiraho icyuma ku ijosi yagufatiyeho icyuma ku ijosi ntago ari rimwe nta nubwo ari na kabiri bivuze ngo umwana we afite hafi imyaka 2 Dani Nanone atamuzi amwita umuntu yamubonye nibwo bari bahuye muhamagaye umuntu bite icyo bisobanuye uracyumva navuze nashaka kugaruka kanyicira muri iyi nzu kamamagara umwana ibyo byose ntago yanyica umwana mukuru ahari turihangana turare hano mu ntebe kuko yarafunze nta nishuka yadusigiye yo kwiyorosa ariko nari maze iminsi yose maze mbwira bano bakozi ngo mu telefone mu mubwire ko ibi bintu biri hano ngiye kubitwara ntago ndi kuri gahunda ya ngwino ndebe na Dani nakazi kabo niba bakundana bazagire rwiza bazakundane bazanadutumire dutaha ubukwe nta kibazo urabyumva ntago tubifuriza wabutaha yego kandi mbona Dani Nanone umukunda ntago tubifuriza gupfa turabifuriza kubaho urabibona niba bakundana se murabashaka iki mubareke bakundana uri wanje wowe aba uri wanje none se ninde yaguhaye wise gukuzi wanje kandi kumwe n'uwo mwabyaranye aho uri wanje uriwe handi wawe none uri wanje ninde yaguhaye karibu wanje njewe karibu nayihaye wayihaye karibu wanje yego none no kumamaga no kumbaza interview wanje urabizi ko ibyo bitemewe se niyo mpamvu mbikumenyesha hakiri kare urabizi ko niyo mpamvu n'ubundi turi kumwe na muyobozi mudugudu wahangaha icyo kibazo cyuko Dani afatira ibyuma kuri Moreni niba abana b'umugabo ku mafaranga 500 gusa wabona Sana Energy Drink cyangwa se Sana Ginger. Ibi si byo kunywa gusa ahubwo ni ingabo zidusubiza imbaraga mu buzima. Soma kuri Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko bigura amafaranga make cyane kandi urabisanga hose mu gihugu. Cleanwell Rwanda kandi irabashishikariza kugura kenshi Sana Ginger ndetse na Sana Energy Drink kuko kubiguze birakwinjiza muri tombo riguha amahirwe yo gutsindira ibihembo byinshi bigiye bitandukanye aho igihembo nyamukuru ari moto. Wifuza kurangura Sana Energy Drink ndetse na Sana Ginger hamagara nimero ubona kuri ekara yawe. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze mwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya 3D TV Rwanda. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe cyane. Nizere ko mumeze neza nanjye meze neza. Ndasuhuza bari mu mpande enye z'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Bari mu mujyi wa Kigali, Imana ikomeze ibane namwe abayisilamu mwese igisibo cyiza cyane. Turi mu mudugudu wa Rwesero umurenge wa Kigali akarere ka Nyarugenge ni tariki ya 6 y'ukwezi kwa 3 nk'ibisanzwe aho turi ahangaha ni ku rugo rwa Dani Nanone. Umuraperi Dani Nanone ariko yitwa Ntakirutimana Dani, aho twamenya amakuru yuko uyu babyaranye witwa Morin yaje gutwara ibintu byo munzu ariko bitewe no kwanga gufasha cyangwa gutanga indezo nkuko amategeko yabitegetse. Witwa Morin ndetse na Dani Nanone bagiye mu rubanza mu rukiko ndetse Dani Nanone ategekwa kuza yatanga 180 bya buri kwezi. Amakuru ndi kuvana ahangaha nkuko muri kubibona ahangaha niho Dani Nanone asanzwe atuye ahangaha rwose munsi ya Meraneza. Amakuru avuga yuko amafaranga cyangwa kuva icyo gihe tariki 21 z'ukwezi kwa 7 2023 Dani Nanone yanze gutanga indezo. Abana ntago biga, abana barashonje, bigeraho umugore afata umwanzuro aza kureba Dani Nanone iwe mu rugo.
ariko aza atari wenyine, azana n'undi mugore, kubera yuko we avuga yuko umuraperi Dany Nanone we yamubwiye inshuro nyinshi mu matwi yuko yaba azamwica, bityo yafashe umwanzuro wo kuba yaza kwa Dany Nanone, ariko aza yitwaje n'undi muntu. Baraza barahamusanga mu rugo muri salo, Dany Nanone baraganira, yaraje kumwaka indezo nk'uko nyine nabivuze hejuru cyangwa haruguru. Dany Nanone baraganira, ariko biba ngombwa yuko aza kubakwepa, arabacika, asiga kinzi icyumba cye, ndetse n'ibintu bimwe na bimwe byari biri mu kindi cyumba abivanamo abishyira muri icyo cyumba cya Dany Nanone. Nk'uko muri kubona rero, ahangaha niho turi, twahasanze imodoka ije gupakira, irapakira, ariko biba ngombwa yuko ubuyobozi ndetse harimo abashinzwe umutekano, ndetse yavuze yuko aba no mu nzego z'ibanze zahangaha. Imodoka barayipakira ibintu, hagezeho aho gupakira intebe, umukozi wa Dany Nanone afunga igipangu, aravuga ati byanga byakunda ntago uri buvane ibintu ahangaha databuja adahari. Amakuru avuga yuko uyu Morin yasigaye mu rugo, ndetse amusigana n'abana, amajije kumusigana n'abana aragenda, amaze iminsi 8 ataragera ahangaha. Uyu nguyu Morin yamusigiye akamatora k'umukozi, nta byo kwiyorosha, nta byo kurya, nta mata, nta mazi. Mbese urabona yuko ubuzima bw'aba bana buteye inkeke. Nk'uko mubizi, ntabwo byemewe yuko twakwerekana abana uko bameze, ariko nayo uri kubibona abana ba Dany Nanone ntabwo bari kwiga. Abana ba Dany Nanone inzara irabishe, nk'uko turimo turabibona twebwe. Biragaragara yuko Dany Nanone koko, niba amategeko yaravuze ko yatanga 180 bya buri kwezi, akaba amaze hafi umwaka wose nta natanatanga. Amakuru akavuga yuko umugabo witwa Dany Nanone ubuyobozi bumuhamagara akababwira yuko ari buze saa 5, izo saa 5 zagera telefone akayivanaho. Dany Nanone ku wa gatatu w'icyumweru gishize nibwo yavuye mu rugo rwe, aho yasize Morin, amusigana n'abana, asiga ntacyo kurya ntacyo kunywa, abasigira icyumba kimwe kirimo uburyamo cyangwa matora y'umukozi. Umugore cyangwa Morin babyaranye, biba ngombwa yuko afata icyemezo cyo kuzana imodoka ya Hilux mu bwoko bwa Hilux ikaza gupakira ibintu byo mu nzu, ariko ubuyobozi bukavuga yuko mu byo bwabwiye Morin ntabwo bweze bimubwira gupakira ibintu ngo abitware. Ariyo mpamvu tugiye kuganira na Morin kugira ngo tuve idoni duki kibazo kimeze gute. Ikintu gitangaje, amakuru avuga yuko witwa Dany Nanone ubu ngubu abaryamye kwa Ngwino Ndebe, rimwe na rimwe babana hano. Umunsi umwe Dany Nanone arara hano, ubundi munsi akarara kwa. Nkuko muri kwibona, ibi ni ibikoresho bya Dany Nanone akoresha mu kazi ke ka buri munsi. Nkuko muri kubibona, harimo keyboard, ni za keyboard zo muri studio zihenze cyane. Nkuko murimo kubibona, harimo ama mixer, harimo ama baffle, harimo machine ya desktop, harimo ama écouteurs, bya écouteurs byo muri studio. Nkuko muri kubibona, ibi byose ni ibikoresho bya Dany Nanone, kandi ubona yuko bifite agaciro gahenze cyane. Ni na firigo, harimo firigo rwose, kumbura nta kintu kirimo cyo kunywa, ndetse n'ibindi biri mu nzu. Nkuko muri kubibona rero, uyu mugore cyangwa uyu mama w'aba bana, nta kintu kirimo, nta mazi, nta kinaki. No, ifirigo ndamuijana tange ndayafite se ngewe. Uyu mugore akigera hano, Dany Nanone yamubeshye yuko agiye kumuha amafaranga y'ukwezi kumwe, ubwo ni 180, kugira ngo wumve yuko uyu mugore anumvikana. 180 arabyemera, hafi muri miliyoni na. Imodoka barayipakira ibintu, hagezeho aho gupakira intebe, umukozi wa Dany Nanone afunga igipangu, aravuga ati byanga byakunda ntago uri buvane ibintu ahangaha databuja adahari. Amakuru avuga yuko uyu Morin yasigaye mu rugo, ndetse amusigana n'abana, amajije kumusigana n'abana aragenda, amaze iminsi 8 ataragera ahangaha. Uyu nguyu Morin yamusigiye akamatora k'umukozi, nta byo kwiyorosha, nta byo kurya, nta mata, nta mazi. Mbese urabona yuko ubuzima bw'aba bana buteye inkeke. Nk'uko mubizi, ntabwo byemewe yuko
uko twakwerekana abana uko bameze, ariko nayo uri kubibona abana badeni nanone ntabwo bari kwiga, abana badeni nanone inzara irabishe nkuko turimo turabibona twebwe. Biragaragara yuko deni nanone koko niba amategeko yaravuze ko yatanga 180 bya buri kwezi, akaba amaze hafi umwaka wose nta natana atanga, byaba bibabaje ku ruganda rwacu nk'umuntu ukora ibiraka bya buri cyumweru. Uyu Morin avuga yuko yagiye ku buyobozi bw'umudugudu, bamwohereza ku kagari, ndetse ku kagari no ku murenge. Ubu yarageze ahantu bita ku murenge mu karere kugira ngo noneho atangire yishyurizwe iyo ndezo. Ariyo mpamvu twahamagaye ngo tuze turebe ese ubundi Morin byagenze gute, kuki yafashe uyu mwanzuro. Ari nayo mpamvu muri bumfashe mu kanya gatoya nkaza kuganira nawe iminota byibura 5 akatubwira imva n'imvano iki kibazo. Ikintu gitangaje rero muri iki kibazo, amakuru avuga yuko n'umukobwa witwa Ngwino Ndebe nawe arimo, witwa Ngwino Ndebe rwose ngo yaba yibanira hano na Dani nanone rimwe na rimwe, ndetse gakamusimburanya n'abandi bagore. Ariko ibyo ngibyo turaza kubimenya nitwicarana na Morin tukaganira. Ibiganiro bya 3D byanga byakunda, murakomeza mubikurikire mu kanya gatoya. Yes, nkuko muri kubibona rero nababwiye yuko ngomba kuganira na Morin wabyaranye na Dani nanone, ari nawe tugiye kuganira akatubwira ikibazo idonido. Ese ikibazo cye na Dani nanone giteye gute? Morin, karibu cyane. Ikibazo kuntu kimeze biramenyerewe, n'ibisanzwe abantu barabimenyereye, ntago ari bishyashya. Ariko kuri no nshuro na Jano kwa gatatu uko wabisanze bimeze wabibonye. Na Jano kwa gatatu nje kumureba, kuza kumureba ntago ari ko nza buri kwezi, kandi ibyangombwa bingomba buri kwezi. Ariko iyo nje mbanje kubera impamvu, byanze bikunze abari impamvu itumye nza. Niba nshobora kumara umwaka ntaje, niba nshobora kumara amezi 8 ntaje kumureba cyangwa ntamuhamagaye, ariko iyo nje nyine mba mfite impamvu inzanye. Birumvikana. Nshobora kuza umwana arembye, nshobora kuza hari ikindi kibazo ariko cyumvikana, kandi nanjye wenda nakiburiye ubushobozi. Nubwo nkavuga nti si uyu muntu nubundi ko afite ibyangombwa kandi ko ari we dusangiye abana, ntabwo umwana azarwara ngo nze kureba wowe kamarade, ngomba kujya kureba se. Kereka mfite ubushobozi bwo kumuvuza no gukavaringa ibintu byose, icyo gihe ntabwo nakirirwa njya kumureba. Ubwo rero kwa gatatu niko byagenze, narahagurutse nza kumureba. Ariko kuko atari ubwa mbere mugeraho akamfatiraho icyuma ku ijosi, yagufatiyeho icyuma ku ijosi. Ntago ari rimwe, nta nubwo ari na kabiri. Ibyo birego birahari muri polisi, nuko nyine babica amazi bakavuga kwa kundi ndi umunyamahane sinshobotse bla bla bla. Sinzi nuko abigenza, afite ukuntu akora ibintu bye, ntago mbizi. Ariko igihe kizabisobanura bikarangira abaye victim. Ubwo rero kuko nzi ko hari ubwo njya nza akamfatiraho icyuma, icyo nakoze nitabaje umuntu w'inshuti yanjye, aramperekeza. Turazana tugera hano, ngize Imana tumusanga hanze. Hari ubwo tujya tuza, hari ubwo njya nza wenda rimwe na rimwe nkuko nabikubwiye, akikingirana ntakingure mu nzu hano cyane rwose, akaba yamara n'iminsi, akaba yamara usibye na hano no kukaza aho yakoreraga. Hari ubwo nigeze njyayo yarikingirana ku kazi. Ubwo hari birazwi Igikondo aho yakoreraga. Niwe yari afite studio. Saho honyine kuva na kera, yewe hari nubwo wajya kujya kumureba hari ikibazo cyangwa n'ubuyobozi buje kumureba akifungirana agakuraho telefone, niko akora. Ubwo rero nagize Imana musanga hari hanze, ninjiye ndi kumwe n'uwo mudamu. Uwo mudamu aramusuhuza, tumuha mwaramutse, twaje ari mu gitondo. Duha karibu, turinjira turicara, turavugana. Ndamuga rero kuntu bimeze, se kudaheruka gutanga amafaranga kandi ubona ikibazo kuntu kimeze hano hanze, ekonomi kuntu ihagaze. Noneho ubu harimo n'ikibazo, abana bararwaye, amashuri ibintu nk'ibyo, ku isoko ibintu byose kuntu bihagaze murabibona namwe. Ndamubwira wowe kubibona ubikoraho iki nk'umuntu kugenda ukicecekera nkaho nta cyabaye, bimeze bite? Umunsi kwa gatatu za ni gutyo natangiye mubwira. Ndamubwira rero ntizimbye mu magambo cyangwa mubwire ibintu byinshi, uyu mwana ararwaye, mwereka uburyo arwayemo, mubwira nyine ko nkeneye amafaranga ayo ariyo yose. Ni gutyo namubwiye. Ndamubwira agezemo ni menshi, yo byagorana kugutungura gutyo ngo nyagusangane, simbizi niba waba uyafite, ariko ni menshi kuko kuva
kuva ku itariki 21 z'ukwa karindwi nibwo urukiko rwategetse ibyo indeza azajya atanga kugeza ubu ngubu mbaze yose hamwe amaze kuma nk'amezi 3 cyangwa 4 niba ari menshi kuko agenda yamama mu bihe bitandukanye kandi nabwo bisaba ko njya kumurega bakamuha convocation ya mbere ya kabiri akavuga ko atari mu ntara atari muri Kigali ari mu ntara akavuga ko adahara ari mu kazi ukibaza umuntu uri mu kazi utabasha gutanga indezo y'abana cyangwa kugaburira abana ako kazi kaba kamumariye iki gusa ibyo si ibyacu nibye ubwo urumva nayo yagiye yampa nafashe umwanya wo guhonda amaguru convocation ya mbere ya kabiri iya gatatu kugeza ubwo nyine iyo abonye ya gatatu imugezeho we ahita akanda akanyenyeri ntajye kwitaba ahubwo akayohereza akohereza 180 icyo gihe yari agitanga 100 hari hatarajyaho 80 nyuma rero urubanza rundi narwo ruza gukatwa bamutegeka no kwandikisha abana nta nabo yandikishije kugeza ubu n'ibyo ngibyo nta n'ubu ngo baracyahakana ko abana atarabe erega nkuko nabibabwiye gihe ntago yigeze abimpakanira yaraje abibahakanira mwebwe mu itangazamakuru akanabihakanira nabo bagendana ariko gihe ntago yigeze abampakanira yabahakanaga mu itangazamakuru cyane ko yageze gihe urumva gihe numvaga babivuga gutyo ngo yavuze ko umwana atari uwe ikintu nakoze cya mbere yo kuregera indezo gihe nasabye ADN yageze mu rukiko aravuga ati gihe umwana n'uwanjye arambeshyira sinigeze mwihakana ADN simwayipi yarayanze yaravuze ati se murapimisha ADN gute kandi gihe mbizi ko umwana ari uwanjye gihe umwana ahita kugira umusazi yangize umusazi aravuga ati umugore ni ishyano arambeshyira sinigeze nihakana umwana kandi mwebwe nk'abanyamakuru murabizi ko byacicikanya avuga ko umwana afite n'umwe wa kabiri bazajye kumuregeraho bashaka ndumva yarabivuze agera mu rukiko bose arabemera ukari babiri ndumva ibyo yarabivuze kwandera kwa wa wundi ngo ni Irene uwo nyine mugenzi we nawe ni nkawe urumva nawe ni nkawe ntago mbitinya ni mubinsubirishemo turi ku kindi kibazo hano noneho mu rukiko yaraje aravuga ati abana n'abanjye ntago nigeze mbahakana uyu mugore arambeshyira bibaye byiza yanyibutsa aho nabahakaniye ubwo mbaye umusazi nyine ubwo urumva nyine icyo gihe yari agitanga 100 igihe kiragera hiyongeraho ya 80 ubu ngubu ngomba 180 ku kwezi amaze kugwira mu by'ukuri ugereranyije ni nk'amezi nkangahe ugereranyije uri kumwishyuza ni menshi sintekereza ko yanayabona niba umuntu umugeraho akiruka akagenda ntago ntekereza ko yayabona usibye ko ntago naje mubwira ngo mbarira amezi agezemo yose oya naje mubwira ikibazo cy'umwana urwaye numva ari umuntu tujye kumvikana wenda niba afite n'ibihumbi 50 niba afite n'ibihumbi 100 akayama nkagenda ariko bitunguranye cyane arabanza ambwira ko agiye kuyama arambwira ati ngiye kuguha amezi ukwezi kumwe ngiye kuguha amafaranga y'ukwezi kumwe ubwo ni kubwo byari ku 3 nyine uza yego ndamubwira ati nta kibazo yamenye yarambwira ati ngiye kuguha ukwezi kumwe utumuka ugende nuko yakubwiye arabwiye ngo ngiye kuguha ukwezi kumwe umuntu twari kumwe yari yicaye hariya arabwira ngo utumuka ugende cyane umuntu mwabyaranye ibyo ntago ari ibyahatari ntago ari ibyahatari kuri jewe wowe urubyumva nk'ibyahatari kuko numvisha ibirenze ibyo ngibyo kuri jewe ibyo ntacyo bivuze naranamubwiye wazamuganiriza ukamubaza ni ukuvuga ngo jewe naramubwiye ati nta kibazo yamenda tumuka ngende nta kibazo nta kintu bitwaye gusa ijambo rye ntago umuntu kukwita icya kwise cyose ntago biguhindura icyo kintu ntacyo bintwaye naramubwiye nta kibazo yamegewe ngende nta kibazo yinjira muri kiriya cyumba arasohoka nicyararamo simbizi mba hano nicyo twararagamo simbizi niba ariho kirara yinjira muri kiriya cyumba arasohoka arongera yinjira muri kiriya nacyo arasohoka ati nako ndabihinduye aragaruka arongera aricara ati ndabihinduye ntago nyaguha ati ahubwo ikintu gihari nuko turi bugende mu buyobozi ukanyandikira ko nzajya mbonana n'abana byo birumvikana yakubwiye kubonana n'abana bafite uburenganzira ambwira ati rwose pe n'uburenganzira mani yabivuze yenda no kurira n'amarira ari kugwa nabyumva ariko ko wapi nahise mubwira none se ninde wo kwimya abana hari umuntu wigeze ukubuza abana byanga byakunda umugabo ajya kuvuga ibyo bintu hari imbogamizi yahuye nazo zuko wamwimya abana wenda ndabica Patrick ntazo nigiye wicaye aha wenda sinabizanamo abana banjye ariko jewe nzi ukuri na nyirubwite jewe turi babiri tuzi ukuri
ntaho byari Mpamvu bivuye utamuha ko ni motifu yatanze kugira ngo agaragaze ni nk'urwitwazo kugira ngo agaragaze ko ari cyo gituma adatanga amafaranga ariko je naramubwiye none se muvandi nigeze nkwima abana nka ryari wigeze umbwira uti ndashaka abana nk'abakwima ni ryari wenda umuto yareka tumureke wenda we ntaraba n'uwawe kuko umwana abo wagize imyaka 5 yakiri mutoya nta nubwo uyu nguyu yamuzi ko barahuye aramubwira ngo umuntu bite urabyumva nibwo yaramubonye yaramubwiye ngo umuntu cyane nkuko yaguhamagaye bivuze ngo uyu muto nkuko yaguhamagaye nawe niko amuhamagara umuntu bite kuko nagamuzi bivuze ngo umwana we afite hafi imyaka 2 dayina natamuzi amwita umuntu yamubonye nibwo bari bahuye amuhamagaye umuntu bite icyo bisobanuye uracyumva ntago ari gihe wabigizemo uruhare niba umuntu yaratangiye avuga ko umwana atari we niba umuntu mutavugana none se gendinde wo kuza kumutsindira umwana cyane ko nyirakuru yanshiriye umugani arambwira ngo inyana y'insindirano ironka ariko ntitsimba mama we mvuze nyirakuru sinzi impamvu wumvishe mama we ibyo tubisimbuke nanjye rero singiye gutsindira umuntu umwana uwo mugani nyirakuru w'umwana akubwira ayo inyana y'insindirano ironka ariko ntitsimba yashakaga nko kumbwira ko ndirukanka muregera indezo azazima ariko n'ubundi ntazakunda abana nicyo bisobanuye azampa indezo kuko namureze mu rukiko ariko ntago azakunda abana niko nyirakuru yanshiriye umugani urabyumva ariko ibyo nta kintu bimbwiye abantu nabyayemo ndabazi naciye muri byinshi bambwiye byinshi nyine naciye muri byinshi pe kuko nuriya mwana mutoya ari mutoya cyane nabayeyo kuri uwo munyirakuru haraho nabayeyo nk'ukwezi ubwo rero naciye muri byinshi nzi byinshi nabonyeyo byinshi numvise byinshi bambwiye byinshi ibyo rero sibyo bikomeye arakubwira ati nta yo kudatanga amafaranga ngo atabonana n'abana ndamuga nisege nigeze nkwima abana wigeze umbwira ko ushaka abana ndabakwima n'ubwa mbere mbikumva nyine ubwa mbere ubucishije mu kanwa kuva nakumenya je nari nzi ko ahubwo uzi kutagira abana niba rero waricaye ukamenya ko ufite abana wipange wowe ushyireho gahunda uzajya ubabona je sinigeze mbakwima na rimwe ndane ndamuga nise umwana mukuru yaje hano kangaye kukureba akagusangana na ngwino ndebe mwikingiranye hano mu nzu ukamukingirana agakomanga ntukingure yaje hano kangaye niba umwana mukuru wa Dayina none yarazaga akamusangana na ngwino ibyo byanyu by'abanyamakuru simbikunda reka je nivugire ibyo ni ibyanyu byo gushaka gutangarira ikintu ibyo ntago bitangaje habaye nibirenze ibyo urumva ngwino akaguma mu cyumba umwana akaguma hanze nukuvuga ngo yagiye aza hano kenshi agakomanga agakuraho irido bakarebana abizi neza ko bahanye gahunda akamukingirana akaguma hanze umwana yarambirwa akagenda naramubaje nise urinda uvuga ngo wowe bakwimye umwana ni kangahe umwana yaje hano ubwo ni umukuru ubasha kwizana ubasha gutega moto akaza kureba se amukumbuye yaje hano kangahe uri kumwe na ngwino ndebe hano mu nzu ukamukingirana ibyo tubiveho mwahanye gahunda ryari yo kubonana mu kiruhuko umunsi wagera muri bubonana ugakuraho telefone akirirwa guhamagara yakubuza ubwo se ni gute uvuga ngo bakwima abana kandi ari wowe utababonera umwanya na wa wundi uzi nawe ukuzi unemera iyo muhanye gahunda kumukwepa ubwo nijye ubakwima cyangwa ni wowe utababonera umwanya mbona ko mu by'ukuri urwo n'urwitwazo yarashizemo kugira ngo adatanga amafaranga urabyumva noneho ikintu cyabaye yaravuze yarambwiye ati jewe nuko bimeze ndaguha amafaranga ari uko tugiye mu buyobozi ukanyandikira ko jewe nzajya mbonana n'abana urumva ubinyandikire numara kubyandika ndaguha amafaranga urabyemera ndamugane nta kibazo tugende ati ndaje tugende urabyumva yicisha hirya yicisha hino yinjira mu cyumba arasohoka nkagira ngo wenda arimo aritunganya arimo arambara ngo tugende narebye ku ruhande ndamubura kuwa gatatu yasohotse gutya nk'ugiye kunyara ntiyagaruka nguma ahangaha ubwo ko yagiye umudamu nawe yarambwiye ati rero uyu muntu arimo arashyiramo amananiza kuntu mbibona arimo arashyiramo amananiza igihari biragoye genda igendeye nanjye mfite izindi gahunda ntekereza ukuntu nanjye nirirwa nirukanka uyu muntu kumufatisha nk'uko mbikubwiye niyo nje hano ari mu nzu ntakingura niyo umusanze nako ababizi barabizi urabyumva kuzamufatisha nyine abayihisha abakwepa abakuraho telefone ndavuga ati nari mubonye ntago mva hano wenda aragaruka ndavuga ati reka mutegereze
mpamagara umwana ndamuga ati nuva ku ishuri unsange mera neza. Ava kwiga nsanga kwanza uwo mudamu akigenda hari kwa gatatu kandi biga gongenike kwa gatatu. Navuze nashobora kugaruka akanyicira muri iyi nzu. Kamamagara umwana ibyo byose ntago yanyica, umwana mukuru ahari. Ndamubwira nandika message mbwira umukozi nti umubwira afate moto nsange mera neza. Iminota mike yaraje arahansanga. Kuva kwa gatatu kugeza uyu munsi turi hano muri iyi nzu. Uyu munsi nabwo turi kuwa 4. Bivuze ngo ni cyumweru n'umunsi umwe agusize hano. Wigeze umuvugisha? Nari nyiri kubikubwira nyine. Ntago kwitaba ntago yitaba telefone. Kenshi ntibiriho niyo yayishyizeho ntago yitaba. Ikintu gihari uwo munsi agenda. Yamaze kugenda bigeze nka 2:00 z'ijoro. Arambwira ati ahamagara uriya mukozi we wabonye. Aramubwira ati muhe telefone tuvugana. Urumva? Noneho amatelefone abarambwiye ngo bitese ni sawa. Ngo mumeze neza ntitumeze neza. Ngo none se ngo najya nkubwire ngo giye ngo nagiye ngo nihutaga ngo haraho nagiye ngo rero ngo nagira ngo simbatinza aho ngaho ngo mwigendere ngo amafaranga yawe yose nkurimo ngo ejo 2:00 nzayakoherereza. uti sawa nta kibazo. Siko namusubije. Jewe naramubwiye nti unsize hano. Twari tuvuganye ko tugiye mu buyobozi nkakwandikira ibyo ushaka nkwandikira. Unsize hano ntubimbwiye kandi unsize hano. Ni iki kinyemeza koko ko ibyo bintu uzabikora n'ubundi kubizi kusanzwe ubeshya ko nta kurugira. Ubundi si yubimbwira tukazamukana aho waciye uza wahabonye muri iri shyamba 2:00 z'ijoro. Yampamagaye 2:00 z'ijoro kuri telefone ye. Ndanyurana n'aba bana muri iri shyamba 2:00 z'ijoro kowe ko waruzamutse iyo nambwira tukazamukana tukaricanamo n'abana nkagenda nta kibazo. Kuki utabimbwiye uri hano ugategeza kubimbwira watorotse wagiye ntana. Abantu babyumva ahandi nanone atuye kuva kuri kaburimbo uhagenda iminota 10 kandi mu ishyamba kuri moto yigabanyije sahubwo ni kuri moto mvuze. Kuri moto kandi moto nayo ntiwayibona. Hari moto wabonye zinyuranye ntazo n'abantu ndi kubona bagenda. Bivuze ngo ni mu mashyamba hateye ubwo n'abana muri iryo joro. Ndamugara rero nta kibazo n'ubundi ejo si kera turihangana turare hano mu ntebe kuko yarafunze nta nishuka yadusigiye yo kwiyorosa. Ndamubwirira nta kibazo turihangana turare hano mu ntebe izo 2:00 ejo nta kibazo wowe uzayashyireho. Si ngombwa ko nayashyireho yose rega washyiraho nayo ubonye. Yego ni kwa mubwiye. Nta kibazo genu yashyiraho nzahamagara umumotari azadutware tugende. Kuva icyo gihe kugeza ubu ntago turongera kuvugana. Nta nubwo aragaruka. Urangije ubuyobozi narabubwiye. Nahamagaye mudugudu abanza kunyihorera ko baba bafite ukuntu babiziranyeho. Ni umuhanga cyane akorana n'abayobozi. Ya mafaranga yagatungishije abana ayatungisha abayobozi bo mu nzego zibanze kugira ngo n'ingenza bajye banca amazi. Niko akora. Ababizi barabizi. Nukuvuga ngo mudugudu naramuhamagaye abanza kwanga kuza nk'icyumweru cyose nk'iminsi 4. Mubwirira ingenda cyahari ungereho. Nyamara ndi kubatabaza uyu muntu naza akanyicira hano mwanze kunyemurira ikibazo. Nababwe ko uyu muntu ajya mfatiraho n'icyuma. Ubwo ngubwo kandi mpfuye mwaza mwiruka. Mudugudu niba yarabonye bikomeye araza. Namutekano. Yewe na komanda wahara kuri polisi aho waciye. Nawe yageze aha. N'umukuru w'akagari nawe yageze aha. Executive. Barahagera. Baramuvugisha. Komanda aramuhamagara. Amuha gahunda aramubwira ejo 5:00 tuzabonana. Ejo 5:00 bigeze arabura. Telefone yumva yavuyeho hashize umwanya isubiraho wayihamagaye ntiyamwitaba. Baza hano barareba ikibazo kuntu kimeze baburaho babihera babura uko babikemura. Urumva? Birarangira nyine baragenda. Baraza mbereka imyanzuro y'urukiko mbabwira ikibazo uko giteye ariko nabo none se ubu wowe uri wo wagikemura gute? Nyirubwo itadahari. Ngo yego ufata umwanzuro wo kuba noneho wasohora ibintu ukabitwara kubera iki noneho witabaje izi mbaraga cyangwa iki gitekerezo cyo kuba waterura ibintu ukabitwara. Jewe ukuntu bimeze jewe urumva baraje barabireba babura icyo bakora barambwira ati wowe nta kundi buriya naza tuzabimenya ko yaje. Tuze tumurebe. Ndamugana ise genda ndababwira ndaguma hano n'abana umwana ntari kujya kwiga ntibafite ibyo barya bararwaye ntibari kuvuzwa.
murabona biri bugende gute mwebwe nk'abayobozi baravuga ati twe twakemura ikibazo ariko nyir'ubwite ahari urabyumva baragenda bagiye nibuka ko nakoze ikosa batanyandikiye nta karaporo bampaye ko ibintu biri kubera hano bwarakeye njya ku kagari kubareba narabihamagariye njya ku kagari hano hasi ndagenda ni hasi cyane ukomejemo hano hasi mu birombe ndagenda njya kubareba baranyandikira bankorera raporo rwose banshyiraho na kashe y'akagari ndanayifite ndazamuka iyo raporo yavugaga ku byabereye aha nyine naje kwa gatatu byagenze gute nguyu iki fone oya nta fone fone yandese oya nta fone oya nta fone akiri imodoka kirabimo nta fone mfite cyusa niwe uyifite genda urebe cyusa yigure urumva bampiye raporo ndavuga ati reka ngende nyifate mbe nyicaranye kuko ejo n'ejo bundi tuzahurira ahantu nimvuga ibyabereye hano abihakane kuko niko akora ndavuga reka ngende bampa akaraporo nkicarane n'ahandi tuzahurira nzakagaragaza sibyo yego ikintu cyabaye naragiye nyine barakanyandikira ndakazana naraye nkazanye nimugoroba ko bavuye hano ejo bundi ubwo kuva kwa gatatu mbahamagara abo ba mudugudu bataza namutekano uriya wabonaga mpangara ambwira ngo ambwira biriya yambwiraga wabiri biranagaragara ko kuntu baziranye wabibonye mbahamagara banga kunyitaba ariko bumvishe komanda bahamagaye baraza umubyeyi wese umwana yari kurira amaze iki se ubwo ngubwo yamuhojeje ko nza nkamukubita nawe yacecetse yatuje urumva komanda babonye babahamagaye bo warabitaba uwo munsi baje bazanye nyine kandi maze igihe bahamagara barabyanze kuza kuntu bimeze rero ubwo ngubwo ugiye karaporo nabonye nkafite ndavuganira rero kuntu bimeze uyu muntu kugira ngo aboneke ariko nari maze iminsi yose maze mbwira bano bakozi ngo mu telefone mumubwire ko ibi bintu biri hano ngiye kubitwara tugaruka inyuma gatoya agusize mu cyumba cy'umukozi akamatora k'umukozi nta kwiyorosa n'abana bararyamye nta byo kwiyorosa bafite icyumba cy'umukozi yansize hano muri sara aha ngaho ureba matera iriya ni umukozi yayintije nyine ngo nyiryamisheho abana ubwo kurya nyine ni kwa kwiyeranja nk'uko basanzwe babaho ndi kumwe nabo ni ukugura utunudozi yari haruguru bakarya ngura udukaroni nkatogosa nkabagaburira sibyo kuko na komanda ahageze yabajije umukozi ati se wowe ubaho gute iyo sobuja adahari ati narabimenyereye niko mbaho iyo ahari nibwo ahaha tukarya narabimenyereye mbese jyewe nta kibazo ibintu barabisohoye babishyize mu modoka ariko abayobozi barabyanze hanyuma harakurikiraho iki kuri wowe icyo nari ndimo nkubwira jyewe navuze nti uko biri kose nimpakira ibintu barabimubwira ahitaze kandi nanjye niwe nashakaga n'ubundi ntago nashakaga ibintu nose ibintu maze iminsi ngahe hano se nose iyo mba ndubitwara sinabitwarana nijoro baryamye iriya modoka sinayihamagara nijoro nkabibwira ati ngengeye kwimuka nijoro uze nka 5:00 cyangwa 6:00 nkabipakira buhoro buhoro n'aba bakozi ko bazi kwinyirabuja nkabicisha inyuma nkacaho ibyo wenda nta nubwo banabizi sinangombwa ko banabimenya ahubwo iyo mba ndi umuntu ushaka ibintu koko ntari kubitwara nijoro hanyuma ariko nabikoze kumugaragara izuba riva kugira ngo banahamagare nyirabyo azi hanyuma tugana ku musozo kandi niba unabibona yaba uwo muyobozi w'umutekano yaba nabo bakozi bavugana na sebuja niba turimo turayibona ukeneye ko Dani nanone yubahiriza amasezerano ndetse ayubahiriza natayubahiriza bikorwe cyane ko n'amafaranga yirangiza rubanza bamutegetse niba uzi icyo bivuga ntayo yatanze kandi ubundi bisaba ko uhita uyatanga
urubanzwa rukimara kwitwa ubwo yarangahe yari 210. nibyo yagomba kuguha nibyo bamutegetse kumpa urubanza rukirangira ko biba bigaragara ko nyine yagushoye mu manza kandi yigiza nkana niyo baba bamuciye kuko yatsinzwe bivuze ko yabarisha amategeko rero nayo ntayo yatanze nayo ntayo yampaye hanyuma tugana ku musozo harakorwa iki urasaba iki Dani nanone nanamuhamagare ndebe niba ari bunyitabye umusaba ko ubu sibyo namusabye byose yarabikoze ibyo asabwa arabikora ibyo asabwa ntabwo asanzwe abikora ahubwo je nasaba ubuyobozi bubishinzwe kuko ntabwo uri umuntu ari hejuru y'itegeko nubwo igihe cyose yifata nk'uri hejuru y'amategeko je ntekereza ko atari hejuru y'amategeko hari amakuru ngenda nkura ku mihanda avuga yuko ibyo ataguha yaba bihereza ngwino ndebe ayo makuru waba uyazi oya byo nta kintu bindebaho we ampereza ibyangombwa by'abana ibyo ni uburenganzira bwe n'ibyo bimureba je ntago bindeba ubundi ubushuti bwa ngwino ndebe nawe ntago bundeba ntacyo bundeba hari ubwuzi nta kintu bundebaho ntacyo mbivuga kuko ntago bindeba ikindeba kano kanya impamvu ndi hano ni kubera abana ndi ku burenganzira bw'abana banjye bavuga ko kurutisha ngwino ndebe oya nta kibazo ntacyo bintwaye ntago bindeba ibyo sinshaka no kubivugaho ntago bindeba nta n'ikibazo niba mundutisha n'uburenganzira bwe hari amakuru avuga yuko ngwino ndebe yari inshuti yawe ndetse yamenye na Dani nanone kubera wowe nibyo koko ntago turi inshuti nta kintu twahuriramo ibyo akora si byo nkora ibyo akunda si byo nkunda imico ye si yo yanjye ntacyo dufite duhuriramo nta n'ubushuti dufitanye I'm sorry nta nubwo naba inshuti nawe by the way kubera ko tutari bamwe abantu bahurira mu byo bahuriyemo bakaba inshuti bitewe n'ibyo bakunda bahuriyemo cyangwa si ibyo bakora bisa so ntandukanye cyane nawe ntaho twahurira ntago turi inshuti babyibeshyeho ababikubwiye babyibeshyeho iyo byumvishe mu mihanda bavuga ngo Dani nanone ntacyo binkoraho nta n'icyo biba bindebaho ni gutyo bimeze abantu baravuga bati ngwino ndebe wateye umwaka Sabe ngwino ndebe abasore benshi bagiye bahura ugasanga bafite ibintu by'imikoshe waba utekereza yuko wenda ngwino ndebe yaba yarakurogeye uwo mwabyaranye avuga se nasubizi Patrick avuga yuko ngo yateye umwaka Sabe bavuga ibintu byinshi muri make Rosette bavuga ko ari umushingwe kazi ntago je mbizi ntago muzi ntago tuziranye niba ari byo simbizi niba atari byo simbizi nta nubwo binandeba kano kanya giyewe ndi ku burenganzira bw'abana ntago ndi kuri gahunda ya ngwino ndebe na Dani nakazi kabo niba bakundana bazagire rwiza bazakundane bazanadutumire dutaha ubukwe nta kibazo urabyumva ntago tubifuriza wabutaha yego kandi mbona Dani nanone umukunda ntago tubifuriza gupfa turabifuriza kubaho urabibona niba bakundana se murabashaka iki mubareke bakundana hari ikibazo ubona bakundana cyangwa barabeshya ntago mbizi nje ntabyo nzi ukunda Dani nanone ariko hari ukuntu nyine niyo uri kuvuga ubona ko uri respecta uwo mwabyaranye kandi nako byari bikwiriye sibyo Patrick kubaho uwo mwabyaranye none se Kamara ko twaganiriye neza hari ikibazo dusoje ikiganiro hanyuma tukareba ko byari bituraje ishinga uyu munsi ibyo ngibyo tukazaganira wenda byimbitse n'icyo usaba Dani nanone nicyo ubwira n'icyo ubuyobozi uriya ntacyo mfite musaba kuko ibyo naje musaba hano yari rukansara bihunga yego nakamusabye kumvikana nkamuga ati umwana ararwaye reka tumuvuze nk'abantu bamubyaye yego mu gihe rero atabyumva akabona ikibazo akirukanka agakizwa n'amaguru ubundi umuntu muzima cyangwa umugabo muzima ntago ikibazo ahubwo arahagarara agahangana nacyo akagikemura mu bushobozi buke afite yego ariko we igisubizo cye no guhunga ikibazo uwo rero ntacyo mfite musaba kano kanya ibyo agombwa gukora arabizi ibyo asabwe gukora arabizi ibyo urukiko rwamutegetse arabizi abana afite yaba banjye cyangwa bo mu gasozi arabazi sawa kandi azi icyo umupapa yagakoreye abana yabyaye kubyirengagiza rero ntago ari ngewe kumwibutsa ibyo ashinzwe gukora sawa ahubwo je nasaba ababishinzwe cyangwa ubuyobozi rwose bukagira icyo bukora kubera yuko hari nimero ufite za bamwe mu bayobozi wenda mwaravuganye muri telefone wenda ngo bazima mbahamagare mbabaze ku kibazo se baratekereza gukora iki nyuma y'ibi ngibi ejo tutazabura umuntu bakamunigira mu nzu cyangwa bakamutera ibyuma kandi ubuyobozi hari ikintu byari bikwiriye gukora
cyangwa mpamagara Dani nishinganisha kandi nkunda kubivuga wenda bakagira ngo ni imikino gusa ni gutya Zamura mikoro. bigenda kenshi ni gutya bigenda mukajya mukumva ngo umuntu yishundi kandi iyo umuntu yamaze gupfa nyine murahurura n'impuhwe nyinshi ukeka ko yazakwica kandi abimbwira kenshi ntago mbikeka ahubwo arabimbwira arabinsezeranya kenshi kandi si no kubinsezeranya ajya agerageza no kubishyira mu bikorwa ko si ubwa mbere amfatiraho icyuma ku ijosi sinabikubwiye se sinabivuze se kenshi urambabarira mu kiganiro mpamagaye Dani nanone twumve amerekezo n'uburyo atekereza sibyo kugira ngo twumve hano se hari network hano network rwose no guhamagara telefone y'Imana burakuguma hicaye muri kurayibura yes buriya neza Dani nanone ngo wamagaye ndi mu kiganiro ndi mu kiganiro ndi wawe aho uri wanjye yego none uri wanjye uri gukora ikiganiro ndi wawe aho uwo mwabyaranye yari yaje guterura ibintu ngo abitwara ariko ubuyobozi cyangwa n'abantu uri wanjye wowe aba uri wanjye none se ninde waguhaye wise go kuzi wanjye kandi kumwe n'uwo mwabyaranye aho uri wanjye uriwe ndi wawe none uri wanjye ninde waguhaye karibu wanjye njyewe karibu nayihaye wayihaye karibu wanjye yego none no kumamaga no kumbaza interview wanjye urabizi ko ibyo bitemewe se niyo mpamvu mbikumenyesheje hakiri kare urabizi ko niyo mpamvu n'ubundi niyo mpamvu mbikumenyesheje uri kumbwira ngo niba uri ahubwo ibyo ngibyo wite rwo kujya kumbwira wagize ndabizi ko amategeko abihana niyo mpamvu ngo uhamagaye urumva ko Dani adakeneye kumvikana so ndibaza kumvikana muri kamere ye ahubwo apureyinga victim kandi akigira inyangamugayo mu bantu ariko igihe kizagenda kibisobanura muzagenda mumumenya bavuga kenshi ko ndi umunyamahane ko wari inyangamugayo ko ari umuntu mwiza ariko abaye ari umuntu mwiza kuri rubanda atari mwiza ku bana yabyaye ntacyo nabyo hanyuma rero njye icyifuzo cyangwa igitekerezo cyanjye nagira ni iki ni uko ibi bintu wareka bakabigarura mu nzu kubera yuko amategeko aba afite ukuntu abikora cyangwa akurikirana hanyuma ahubwo ukitabaza inzego ziri hejuru zabo ubwira ikindi cyifuzo cyanjye nkakugira inama yuko utaguma hano kuko umuntu uhora akubwira ko yazakwica ejo tukubuze cyangwa ubuzima bwawe bukabura abana bawe baba bakubuze ndetse ugasanga n'igihugu kirakubuze ndacya Patrick hanyuma ikindi abana niba ubona umugabo atarimo aragufasha ahubwo gerageza ukoresha imbaraga abantu biteho aba bana bari gukura aba bana byanga byakunda n'ubundi nijye ubitaho yego n'ubundi nijye ubitaho sida n'ubitaho sinawe ubitaho yego wigeze wegera nkamwe mu baraperi bakorana bamwe mu bahanzi kujya bigenda biteze bayi bagufasha ubusi inama bamugira ni iyihe nyine reka inama bamugira ni iyihe kandi baba bazi ko nyine nasaze nananiranye ntashobotse ko ari ibyo ababwira ese ubundi hari igihe ujya umenya wenda ko Dani yaba afite amafaranga akaba ayakwima ayafite nabibwirwa n'iki se nabibwirwa n'iki ahubwo nabaza nkawe wenda w'umunyamakuru mukora akazi kamwe muhurira muri byinshi ariko se wa mugani mu minsi ishize yarafite konserira konseri si menshi yarafite reka tugushimire cyane Morin ku mwanya waduhaye reka dushimire abakunzi ba 3D TV Rwanda uyu ni Morin wabyaranye nanone aratabaza aho avuga ko Dani nanone yamubwiye yuko azamwica ndetse amufatiraho ibyuma inshuro nyinshi aho yaje kwaka indezo imaze hafi umwaka Dani nanone nta kintu abikoraho akaba yaje kwitabaza ubuyobozi bukamwumva ariko we avuga yuko uburyo ki bamukemurira iyi abona bitari mu mucyo akavuga ko akeneye noneho ubundi butabazi burenze ubu ngubu yari njyewe kamarade Faxman kuri 3D TV utarasoza hari icyo nshaka kubivugaho yego urumva jewe iyo mba ndi umuntu ushaka gusahura cyangwa kwiba ibintu by'umuntu ari kubitwara nijoro
ntabwo nari kubitwara ku manywa ariko ibi bintu nabikoze kugira ngo banamuhamagara ze wenda sibyo kuko iyo mba ndubitwara mba nabitwaye sibyo ikindi nabanje menyesha abantu sibyo menyesha abantu ko nzabitwara menyesha abantu ko byagenda kose bashatse bamenyesha sebuja ko nataza agenda ibutwara ibintu urumva agenda ashakaga kwaza n'ubu ngubu niyo ataza cyangwa niyo bitagenda gutya jewe nari kubibika kugira ngo aboneke ko nari mbizi ko ari buze akajya kundega yajya kundega nkaza nkitaba namara kwitaba nkababwira ati rero jewe ibintu birahari ahubwo umuntu yari yarihishe nagira ngo aboneke nta bundi buryo nyine none se niba ubuyobozi bwananiwe gukemura ikibazo ubwo nanjye nagikemuye mu buryo bwanjye nk'umuturage nibwo buryo nari ngerageje kugikemuramo kugira ngo nyir'ubwite aboneke urabibona ariko si ukuvuga ngo narinje gusa ubu se maze iminsi ingahe hano ni myinshi biragaragara kandi ko na Maureen ababaye so reka mbashire mwese mukona makurikira 3D TV Rwanda amahoro y'Imana akomeze abane namwe cyane ni ngewe Faxman original kuri kamera ndi kumwe na Blaze ciao ciao yes nkuko muri kubibona rero ahangaha mu rugo kwa Dani nanone turi kumwe na muyobozi mudugudu wahangaha umeze neza yego meze neza urakomeye ndakomeye nta kibazo witwa nde nitwa nyina w'umuntu Irena ndi umuyobozi w'umudugudu wa Rwesero akagari ka Rwesero umurenge wa Kigali tugeze ahangaha aho uwabyaranye na Dani nanone yari yaje gupakira ibintu ngo abijyane biba ngombwa yuko n'ubuyobozi buhaza na mutekano rwose mwiza uhagaze hariya biragaragara yuko umutekano wa Rwesero umeze neza iki kibazo cya Dani nanone murakizi ndetse n'uwo babyaranye Maureen cyabagezeho gute mwacyakiriye gute mwagikemuye gute nk'ubuyobozi yego murakoze cyane iki kibazo cya Dani na Maureen turakizi ngira ngo narebe muri kamera ngira ngo uko byagenze yego Maureen ikibazo cye na Dani manuriho gato ya mikoro gato yego aho cyamaze igihe ubwo baburanye bakajya no mu nkiko bakahabwa imyanzuro y'urukiko isaba Dani ko agomba gutanga indezo y'abana imusaba nuko agomba kwandikisha abana afite mwirangamimerere iyo ndezo yari yangahe iyo muri kubira mu bitabo iyo ndezo uko biri ku myanzuro y'urukiko hariho indezo y'ibihumbi 150 aho yasabwaga indezo y'ibihumbi 100 ya buri kwezi yego hakiyongeraho n'ay'umwana yagomba kwishyurirwa ku ishuri ubwo bikaba 180 bikaba 180 rero nk'uko twabirebye mu myanzuro y'urukiko twebwe twagerageje kumufasha aribwo twifashishaga umuhesha w'inkiko utari umwuga ariwe executive w'akagari yego adufashije azana na komanda wamo Kigali muri uru rugo kugira ngo umutekano wa Maureen nk'uko yabyifuzaga urusheho kugenda neza yego rero niko byagenze turaza turamufasha ariko nyuma Maureen tumusaba ko bibaye byiza yava muri uru rugo agataha ariko asaba ko tumukorera raporo yuko twageze muri iki kibazo muri uru rugo yego niko byagenze ubwo tujya kwa executive w'akagari yego adukorera raporo yifashishije imyanzuro y'urukiko raporo Maureen turayimushyikiriza arangije atubwira ko ibyo dukoze ntacyo bitwaye biramunyura tumusaba ko muri iyo myanzuro muri iyo raporo yakorewe harimo ko agomba kugana urwego rwa maje bakamugira inama y'uburyo agomba Dani kubahiriza inshingano yasabwe n'urukiko rwamuhaye uwo mwanzuro rero nk'uko byagenze ntago ibintu byari byo gucecekwa kuko uburenganzira bw'umwana bugomba kubahirizwa nubwo umubyeyi umubyara nawe bugomba kubahirizwa rero natwe icyo twifuza nuko umwana yahabwa agaciro akandikwa mu irangamimerere nk'uko urukiko rwabimusabye cyangwa nk'uko biteganwa n'itegeko mu by'ukuri ntago twari kubiceceka cyangwa se ngo twirengagize ikibazo cya Maureen kuko twari twamaze kubona ko gifite ishingiro
sinzi rero nimba hari ibindi wenda. Hanyuma umugore mumusaba ko yava cyangwa yava mu rugo, ahora avuga yuko cyangwa avuga yuko Dani nanone ahora amufatiraho ibyuma, ahora amubwira kazamwica. Ibyo bintu mwarabimenye? Yego murakoze. Icyo kibazo cy'uko Dani afatira ibyuma kuri Moreni yatweretse hamwe yafashwe n'urukiko yafashwe na RIB. Yego. Ntabwo ndi kwibuka ahantu ahariho, ariko yatweretse raporo y'icyo gihe amufatiraho ibyuma. Ubwo tubona ntabwo ari ibintu byoroshye. Yego. Ni nazo mpamvu mwamusabaga kava mu rugo, twamusabaga ko yava hano, abaye atwaye iyo raporo twamukoreye. Yego. Yava hano kugira ngo turusheho kubungabunga umutekano we n'ubuzima bw'abana be. Yego. Akajya kuri iyo maje y'akarere ka Nyarugenge. Yego. Bakamufasha kuko twabonaga gushaka umuhesha w'inkiko w'umwuga ari ibintu bishobora kuba byatinda kuruta uko yagana kuri maje. Yego. Ku rwego rwa maje rurakora kandi rufasha ubuntu mu buryo bwose bushoboka. Yego. Rero nuko twari twabimugiriyemo inama. Hanyuma nk'ubuyobozi noneho rero murakora iki kugira ngo uyu mumama n'aba bana barenganurwe? Ngira ngo nk'uko twabivuze inyuma, icyo twasabwaga gukora twaragikoze. Yego. Niba tubonye ko imyanzuro ifite agaciro, Yego. natwe tukamwohereza mu rundi rwego rugomba kumugira inama y'icyakorwa kugira ngo Dani aboneke, kuko twakoresheje buryo ki tumuhamagara ntiyigeze yitaba telefone. Yego. Ni ikibazo kugira ngo uhamagare umuntu telefone icemo, ntakwitabe, ukoreshe niba mpamagaye ndi mudugudu ntanzi, umutekano aramuhamagara ntiyamwitaba, komanda arahamagara ntiyitaba, yabanje kwitaba komanda ku nshuro ya mbere. Bahana amasezerano yuko bari buhuriye muri uru rugo kubw'ikibazo gihari. Yego. Yongeye kumuhamagara ntiyigeze yitaba. Ibyo rero byatubereye iyobera, aho twageze nubwo twifashisha nyiri rugo ari we Josiane, aho Dani ari kuba uyu munsi. Yego. Ariho muri uru rugo. Ariho muri uru rugo. Yego, binavugwa ko yuko ngo yaba ari n'umwinjira we, n'amakuru nayo twamenye ko hari ukuntu baba bajya bigenza na nyiri inzu. Ayo ni amakuru nyine tutahamya ko ariyo, ariko bitabujijwe yuko yanabayo. Yego. Gusa nta gihamya cyabyo dufite. Yego. Ubwo rero nuvuga ngo nyiri rugo ubwe ntago yigize atwemerera byibuze ngo aze tubanemo muri uru rugo mu kibazo gihari, ahubwo atubwira yuko ngo ibintu ngo biri muri iyo nzu ngo ari ibyo abikiye Dani, nawe ngo nta hantu bahurira, ngo aheruka ngo amuha inzu yo kubamo. Ariko akaba yaramubikiyemo ibyo bikoresho bye. Atubwira ko imigendere ye n'imigarukire ye atayizi. Aho twifashishije n'abakozi, harimo umukozi wa Dani, hari watubwiraga ati nanjye kubaho ni danje. Yego. Ati mbaho mu buryo bwo kwiyeranje. Ese uru rugo ururimo utarya, ururimo utanywa, ururimo udahembwa. Ati njye narahembwe mu kwezi kwa mbere. Yego. Ati ariko kugeza uyu munsi ndi kwiyeranje mu mafaranga y'uko kwezi nahembwe. Ubwo rero no kuvuga ngo nibwo twasabaga umukozi tuti rero nawe aho kugira ngo uzicirwe nawe wafata inzira ukagenda. Yego. Uri kumva? Nuko nyine byagenze. Basi bungabunga ubuzima bw'aba bana na mama wawe mu gihe bagihari, ariko utirengagije ko bakeneye amazi yo gukaraba. Yego. Nubwo wenda kurya bwo utabishoboye nabo barirwariza. Umutekano wabo mu gihe bari ahangaha cyangwa bari ahangaha urarinzwe nta kibazo? Umutekano wabo wari urinzwe nta kibazo pe. Nta kibazo. Reka tugushimire cyane mu mudugudu. Hanyuma ndibaza yuko ikibazo ubwo cyageze mu buyobozi, ndibaza kirakomeza gukurikiranwa. Wakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane.